somebody on my Instagram. Umuntu umwe rero yanyuze kuri Instagram yanjye maze aravuga ngo gushakana n'abazungu baguha buri kimwe cyose ushaka ariko nimuzigera mugira umuryango nyawo ngo mubyare. Uzi ko abantu batekereza ko dufitanye kontra. People think we have sort of contract. Isimbi Modo yagaragaje ishimwe rikomeye ku Mana nyuma yo kwibaruka imfura ye na Shahur Hatsir. Uyu mugore avuga ko uyu mwana ari we yasabye Imana, agaragaza ibyishimo byuzuye umutima we kubw'umugisha yahawe n'Imana. Ni umwana bibarutse nyuma y'imyaka hafi 4 bari bamaze bategereje urubyaro. Ku munsi w'ejo ku mugoroba nibwo umunyamideli w'icyamamare Isimbi Vestine uzwi nka Isimbi Modo yasangije amukurikira ku rubuga rwa Instagram ubutumwa bwuje ishimwe n'ibyishimo bidasanzwe nyuma yo kwibaruka umwana w'umukobwa wabonye izuba ku itariki ya 2 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026 saa 11:50 z'umugoroba. Mu butumwa bwe Isimbi yanditse amagambo yuje kwizera n'ishimwe agira ati God did it again. No kuvuga ngo Imana irabikoze nanone. Ahita ashyiraho umurongo muri Bibiliya Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo 27 ugira uti uyu mwana niwe nasabye kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Isimbi yakomeje agaragaza ko uyu mwana ari igice cyari kibuze mu buzima bwabo, agaragaza ko nubwo urugendo rwo gutegereza rwari rurerure Imana yongeye kumwereka ko ari indahemuka. Uyu mugore yashimye kandi by'umwihariko abantu bose bamubaye hafi muri urwo rugendo bakabasengera ndetse bakabatera imbaraga, aho yashimiye cyane umugabo we Shahur Hatsir amwita umwami we, amushimira urukundo, kwihangana no kumuba hafi mu gihe cyose yari ategereje urubyaro. Yavuze ko uyu mugabo atigeze amushyira ku gitutu ahubwo ngo yamuhumurizaga akamubwira ati baby relax, umugore wanjye humura, bizaba mu gihe utabyiteze. Isimbi yagaragaje ko aya magambo yabaye impamo, anavuga ko ngo iyo aza kubimenya atari kurira cyane. Kuva yakwibaruka uyu mwana, Isimbi yakomeje kugaragaza amashimwe menshi ashimira Imana yifashishije imirongo muri Bibiliya ati turagushima Mana. Yakoresheje kandi Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 12 agira ati maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Isimbi Modo mu biganiro bye yakunze kugaragaza ko hari benshi bamubaza impamvu atabyarana n'umugabo we. Isimbi Modo ubwo yagarukaga ku nkuru yabo y'urukundo yagaragaje ko abantu benshi bakunda kumubaza impamvu atabyarana n'uyu mugabo. Icyo gihe yavuze ko we n'umugabo we bifuza kubyarana abana bagera kuri 2 ariko ko kandi urubyaro rutangwa n'Imana. Bamwe bakamubwira ko gushakana n'abazungu bataba bashaka kubyara. Somebody on my Instagram. Umuntu umwe rero yanyuze kuri Instagram yanjye maze aravuga ngo gushakana n'abazungu baguha buri kimwe cyose ushaka ariko nimuzigera mugira umuryango nyawo ngo mubyare. Uzi ko abantu batekereza ko dufitanye kontra. People think we have sort of contract. Turapanga kubyara abana rwose, gusa Imana yonyine niyo itanga urubyaro. Imana nitugirira icyizere tuzabyara abana, umwe se, 2 se cyangwa se 3. We will have 1 or 2 or 3. Aba bombi ni imwe muri couple yo mu Rwanda ifite inkuru nziza y'urukundo yakunzwe na benshi. Bahura bwa mbere hari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2018 kuri Radisson Blu Hotel and Kigali Convention Center. Icyo gihe Isimbi yarategereje taxi imutwara nyuma y'uko inama yaravuyemo yari irangiye. Ku rundi ruhande Shahur Hatsir ukomoka mu gihugu cya Israel nawe yahageze ari mu nama itandukanye niyo Isimbi yaravuyemo. Ubwo uyu mugabo yari mu biganiro yabonye ku ruhande umukobwa usa neza, arangazwa n'ubwiza bw'uyu munyarwandakazi, abanza kugira ngo akomoka muri Ethiopia. Hatsir wari umaze ibyumweru 2 hano mu Rwanda, uko yakomezaga kwitegereza Isimbi, rimwe na rimwe bagahuza amaso, ibitekerezo byamubanye byinshi muri we, yibaza uburyo ari bukoreshe kugira ngo abashe kumuvugisha, dore ko muri we yatekerezaga ko atazi kuvuga n'icyongereza. That was 2019 on January 15. Duhura hari mu mwaka wa 2018 nari mu kazi, nari mfite inama muri Kigali Convention Center. Ubwo inama yari irangiye nibwo namubonye yicaye hafi ubwo yari arangije inama nawe. Naravuze nti uyu mukobwa arasa neza. Numvise avuga icyongereza ndabyishimira kuko n'ubwa mbere nari mbonye mu Rwanda umukobwa mwiza kuri urwo rwego. Naravuze nti
icyo ngomba gukora no kwirekura nkajya kumuvugisha. Nuko byagenze, ndagenda mubaza amazina ye, ariko natekerezaga ko ari umunya-Ethiopia kubera ukuntu afite uruhu rujya gusa n'urwabo. Okay, I thought you were Ethiopian. Okay, because you look like skin or something. Batangiye kuganira, Isimbi aza gutungurwa no kumenya ko umugabo uje amugana akomoka mu gihugu cya Israeli. And my meeting finished early and I was waiting for a taxi. Inama nari ndimo yari irangiye kare, nicaye ntegereje taxi, nyuma nkabona umugabo uri kunyitegereza, tugahuza amaso. Yaje kumvugisha rero, hambaza niba ndi umunyarwandakazi. Mubajije aho akomoka, ambwira ko ari muri Israeli. Ndikanga nti nka Yesu. Nuko twahuye. I'm like, yeah, like Jesus. So yeah, that's how we met. Abo bombi nyuma bakomeje kuganira, Hatzir amusaba niba bazasangira ibya nimugoroba ku munsi ukurikiyeho. Bakomeje kujya bavugana, nyuma Isimbi kwihangana biranga, abwira uyu mugabo ko amukunda. Ibyo Isimbi yavuze ko iyo abyibutse bimutera isoni, ariko abivuga mu buryo bwuzuye mu rwenya rwinshi. Who say I love you first? You. Okay, great teachers, guys. I said it. Ninjye wamubwiye ko mukunda mbere, ako buriya natekerezaga iki koko? Ibi birandya mu buzima bwanjye bwose, nagombaga kuba umukobwa w'umuco, ariko umugabo akaba ari bubimbwira mbere, ariko byibuze sinagupropose. At least I didn't propose to you. True. Nyuma y'amezi 6 bamaze guhuza urugwiro no kumenyana, ku itariki ya 4 Kanama mu mwaka wa 2018, Isimbi na Hatzir abahisemo kubana mu nzu imwe iri muri Vision City mbere yo gukora ubukwe, ibyitwa cohabitation mu ndimi z'amahanga. We moved in together. True. Here in Vision City. Twatangiye kubana hano muri Vision City, dutangira kubaka umuryango wacu. Planning our family. Nyirakuru wa Isimbi akimara kumenya ayo makuru, ntabwo yigeze yishimira uko Isimbi yari agiye kubana na Hatzir mbere y'uko bakora ubukwe. Yibwiraga ko umugabo amubeshya, gusa nyuma yaje kubyakira. Mu mwaka wa 2019 nibwo Hatzir yambitse impeta Isimbi Modo. Nyuma yaho mu Gushyingo uyu mugabo ajyana umukunzi we muri Israeli, bajya gusura umuryango we no kumutembereza ahantu hatandukanye hanze y'u Rwanda. Charles Hatzir avuga ko abavandimwe babiri asigaranye bishimiye Isimbi cyane, ku buryo bashyigikiye urukundo rwabo ndetse bamukunda cyane. Well, my family was happy. Basically, my family is only my brother. Umuryango wanjye waramwishimiye. Umuryango nsigaranye n'abavandimwe banjye babiri. Umwe yageze hano yaramukunze cyane, bose ariko baramukunda. Twarabasuye muri Israeli. Isimbi n'umwe mu bagize umuryango wanjye. Ku ruhande rwanjye byari byiza, by'umwihariko abakobwa banjye nabo bakunda Isimbi cyane, bakamufata nka mama wabo ndetse bamufata nk'icyitegererezo cyabo. As their mother and a role model. Ku ruhande rw'umuryango wa Isimbi, Isimbi we avuga ko umuryango we utatunguwe no kubona agiye kubana n'umugabo w'umunyamahanga, ariko ko ikintu cyabatunguye ari ukumenya ko akomoka mu gihugu cya Israeli. Because my family knew that umuryango wanjye wari uzi ko nyuma yo kubyara umwana ntazashyingiranwa n'umugabo w'imbere mu gihugu, rero ntabwo byabatunguye. Icyabatunguye nuko ari uwo muri Israeli, igihugu bavuga ko ariho Yesu akomoka. Because we thought the Israel is where Jesus come from. Mu mwaka wa 2021 nibwo baguze inzu yabo bwite, banasezerana mu mategeko. Nyuma yaho ku itariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 2022, Isimbi na Hatzir bakoze ubukwe bwabereye muri Kigali Convention Center. Ni ubukwe bwabanjijwe n'imihango yo gusaba no gukwa nk'uko bisanzwe bikorwa mu muco nyarwanda. Mwana wanyoye nkukire muto iyesire. Nyuma yo gusaba no gukwa, Isimbi n'umugabo we basezeranye imbere y'Imana mu muhango nawo wabereye muri Radisson Blu, maze Isimbi ashimira umugabo we wamubereye aho ababyeyi be batari bari ndetse amusezeranya kuzamuba hafi ubuzima bwe bwose. First of all, let me thank you from the bottom of my heart in front of our family, my friends, our kids. Mbere ya byose reka ngushimire mbikuye ku mutima imbere y'imiryango yacu, inshuti zanjye n'abana bacu, ko wabaye umugabo mwiza ku isi hose. Wambereye inshuti, wambereye mama, umbera papa, uri byose byanjye.
sinigeze ntekereza ko hari umuntu uzankunda gutya. Kuva uyu munsi kugeza mpfuye ndagusezeranya kuzagukunda, kuzagufata mu biganza, atari mu bihe byiza gusa ahubwo n'ibihe bibi ntuzigere ubibamo wenyine. Not only in good time, but also in bad time. You will never have to face them alone. Nzagukunda, nzakunda abana bacu, nzakubera aho utari, waba uhari waba udahari, ujye umenya ko mpari ku bwawe kugeza ku munsi wanjye wa nyuma. Just know that I got your back until my last day. Hatsir nawe mu magambo ye yasezeranyije Isimbi kuzamubera umugabo mwiza ndetse akamuha buri kimwe cyose yifuza. I will be your best friend. Nzakubera inshuti magara, umugabo mwiza, kuva uyu munsi kugeza igihe nzapfira. Nzakubaha, nzagukunda, nzaguha buri kimwe cyose ushaka. Mu gihe uzaba unaniwe cyangwa se urwaye, nzaguhora iruhande. I will always be next to you. I will always be with you. Wampinduriye ubuzima kandi sinzigera mbikinisha. Wampaye umuryango, wanyeretse ubuzima, unyereka urukundo, ndetse unyigisha no gukunda abantu. Ntabwo nzigera mbyibagirwa kandi nzahorana nawe. I will always be with you. Ndagushimira kuri buri kimwe cyose wankoreye. Ntegereje kuzabana nawe ubuzima bwanjye bwose, wowe wenyine iteka ryose. Ndagukunda Forever. And I love you. Isimbi Modo yabanye n'umugabo we afite umwana w'umuhungu witwa Gisa Kyle, kuri ubu ufite imyaka 11. Shaul Hatsir avuga ko kuba yarasanze Isimbi afite umwana w'umuhungu ntacyo bimutwaye, ndetse ko uwo mwana amufata nk'uwe kandi ko ajya avugana na se w'uwo mwana babanye neza. He's a nice guy. I meet him, I talk to him. Ni umusore mwiza, twarahuye turaganira, nta kibazo dufitanye, kuko ni iby'agaciro cyane ku mwana kumenya se wamubyaye. Ni byiza mu buzima kandi turabyishimira. Uko bakomeza kuvugana niko natwe bitugendekera neza. Nishimira ko ari mu buzima bwa Kyle. I like that he's in Kyle's life. Isimbi avuga ko akivugana n'umusore babyaranye, ndetse iyo adahari umugabo we ngo amuhamagara, yaba ari hafi akajya gufata umwana ku ishuri, kandi ko bose babanye neza. When I'm not around, Iyo ntahari umugabo wanjye aramuhamagara, iyo umugabo wanjye adahari hakenewe umuntu wo kujya gufata umwana ku ishuri, umugabo wanjye aramuhamagara, bafite ubushuti bwiza. Umwana wanjye umwe mwita papa wa mbere, undi akamwita papa wa kabiri. kid actually call them dad number 1 and dad number 2. Hatsir avuga ko yakuruwe n'ubwiza bwa Isimbi, ndetse ko bamaze kumenyana yakunze uburyo ari umugore ukomeye uzi icyo ashaka, akunda uburyo azi kwirwanaho n'uburyo ahora ashishikajwe no kwiga ibintu bishya. Ibi ngo bituma bahuza cyane, ndetse yizera ko ari we mukunzi yateguriwe n'Imana, kuko baganira buri kimwe bagahuza inzozi zabo. Isimbi avuga ko umugabo we ari umuntu utuje cyane, ukunda kuzamura cyane ibiganiro by'ubucuruzi, aho ngo 99% y'ubuzima bwe aba ari byo aba yibereyemo. Uyu mugabo kandi ngo ahora ashaka kumenya Ikinyarwanda kugira ngo abone uko avugana na nyirakuru wa Isimbi, kuko ari umubyeyi yishimiye cyane. Amwita mukecuru cyangwa se nyogokuru. Nyogokuru. Hatsir avuga ko akunda cyane ibiryo Isimbi yatetse, dore ko ari umutetsi mwiza. Well, basically, you are a very good cook. Aradutekera kandi ni umutetsi mwiza. Gusa kubera akazi kenshi abamo nanjye mbamo, twashatse umutetsi. Ntabwo abikora buri gihe, ariko byibura rimwe mu cyumweru turya ibiryo yatetse. Iyo watetse turishima. When you cook, we are happy. Isimbi avuga ko umugabo yasabye Imana ari we yamuhaye, kuko uyu mugabo yujuje 98 by'ibigize umugabo yahoraga asaba Imana. So for me, when Ubwo nasengeraga umugabo nabwije Imana ukuri, nyibwira umugabo nifuza ntacyo nsize, mvuga imyaka agomba kuba afite, uruhu rwe, icyo ntasabye cyakoze ni igihugu agomba kuba aturukamo, kandi Imana yampaye ibirenze ibyo nayisabye. it was actually better than I expected. Aba bombi bagaragaje ko abantu badakwiye kumva ko umukobwa wese ushakanye n'umunyamahanga aba amukurikiye amafaranga. Ibyo bise ibitekerezo biciriritse, uko kimwe mu bintu uyu mugabo yakundiye Isimbi ari uko ari umukobwa uzi gukora. Isimbi na Hatsir bavuga ko babona umuryango wabo mu myaka 10 iri imbere nk'umuryango uzaba ukiri mwiza, ufite abana bifuza
ndetse bagakomeza gukundana ubuziraherezo. Bimwe mu bihe bagiranye Isimbi adateze kwibagirwa, yavuze ko birimo umunsi umwe ubwo hafatwaga amashusho y'indirimbo Closer yahuriyemo Meddy, Uncle Austin na Ivan Buravan, uyu mukobwa akayigaragaramo. Ubwo hafatwaga amashusho y'iyi ndirimbo, umugabo we yari hafi aho ndetse ngo ntateze kwibagirwa uko yari gukomeza amwitegereza, akamusekera ndetse akamwereka ko bari kumwe muri icyo gikorwa cyamaze hafi umunsi wose. Shaul Hatzir we avuga ko ishusho ahora yibuka kuri Isimbi ari uburyo yari ameze ubwo bari basohokanye ku nshuro ya mbere nyuma y'umunsi umwe gusa bahuye.